Mwiwe neza nshuti, iyi ni Nyamastone Canal TV. Ubu ngubu tugiye kubagezaho inkuru ya Lucia na Lydia, aho umwana w'umukobwa w'umukire yashatse undi mutware ariko bamukekaho ibintu bibi. So reka mwisabire niba utarakanda subscribe, kanda aho ngaho tubashe kubana umunsi ku munsi. So reka dutangire. Kimwe n'abana bo mu ngagari kenshi na kenshi, umwana wo mu ngagari aravuga ati nakunze, ukunze nde, mwene nde, avuka he, utwo tubazo nk'utwo ngutwo. Uretse nyine chance ishobora kubaho cyangwa se amahirwe ashobora kubaho ibintu bikagenda neza, ariko kugira ngo uzakunde n'umwana kenshi na kenshi iwanyu babarusha amafaranga menshi cyane, mutari mu rwego rumwe, biba hake. Niyo class turimo, niyo si turimo, si turimo ntabwo ari fair. Niba ushaka kugira ngo uzarebe ko abantu twese tureshya, kiva mu muhanda ugenda utembere, uzabibona ko abantu twese tutareshya. Burya rero bibaho abantu nk'abo ngabo baba bagomba kukubaza utubazo twinshi cyane. Noneho wibuke ko hari mu myaka ya kera cyane, hari mu myaka ya kera umwana w'umukobwa yari igikomangomakazi, abantu b'igikomangomakazi n'ibikomangoma babagaho kera cyane. Papa w'umukobwa niwe wahisemo uwo bazashyingiranwa. Birumvikana papa we yari umwami w'igihugu tutaramenya. Na papa rero aba agomba gushyingira ahantu azabona hamwongerera imbaraga, hafite imbaraga, bakomeye cyane. Iyi nkuru irahita ihura niyo wa papa w'inshuti yanjye yibyariye abana b'abahungu gusa. Abambwira ati rwose urugo rwanjye kugira ngo ruzagendwe ni ikibazo. Kubera iki se rutazagendwa? Ati se shaka ko nta mukobwa uri muri uru rugo, urabona aba bahungu banje nabo bazajya bajya kwiteretera ahandi, usange nyine urugo rwanjye ntiruzigera rugendwa. Ubwo rero umwami nawe yagombaga gushaka ahantu heza azashyingira umukobwa we. Umunsi rero wari wagize, nibwo abari inshuti ze bahoranaga n'umukobwa, cyangwa se n'abaje bamwitagaho bose. Yagombaga gusa neza kurusha uko yasaga. Yari yambaye ikanzu neza cyane y'umweru, imisatsi bayisokoje neza, ariko ubwoba bwatangiye kumutaha. Yari agiye gukora ubukwe n'umuntu atazi. Abantu bari kwitegura ubukwe muze mwegere hafi, ubundi inkuru nimwebe ibintu bya bride shower byama mu byumvira hano. Umukobwa rero yatangiye gutitira intoki, mu nda hatangira kumurya. Ubwo umujakazi we wari uri kumwambika yamubajije ati umeze neza madamu? Yagerageje guseka ariko biramunanira, harimo no kwiyumanganya amusubiza ati meze neza. Niwe muntu wenyine yabonaga amuri hafi kandi yamugiraga n'inama. Niwe barabanye igihe kinini cyane. Umujakazi yaramubwiye ati ntugire ubwoba, ikintu cyose kiraza kugenda neza. Wowe ntuze kwita ku byo abantu bavuga, umuhungu mujye gushyingiranwa, ahari wenda azakubera umwana mwiza. Umuhungu bari bagiye gushyingiranwa yarameze ati, yagerageje kumubwira ko azamera neza nagerayo, ariko nawe nyine yarateganyaga avuga ati umuhungu wenda azagufata neza. Umukobwa wacu niwe tutari twamenye izina yaragiye gushyingiranwa, ibihuha byahwihisaga bivuga ko ari dayimoni uwo mugabo, ko yari umuntu udashobotse. Ibyo nibyo byakangaga umwana w'umukobwa yitwaga Lydia. Mwana Lydia ndetse na ba Lydia mwese ndabitereye yambo. Bakiri muri ibyo rero, bakirimo baganira, ikimenyetso cyerekana ko umukobwa ari bwinjire cyaraje. Umuja wa Lydia aramubwira ati igihe kirageze madamu, cyangwa se mabuja. Yaratambutse arasohoka, ari nako abantu bose bamureba cyane. Yagiye yerekeraho papa we yarari, kubera isoni n'ubwoko bwinshi cyane. Yakandagiye ikanzu yari yambaye yitura hasi ataragera kuri papa we. Gusa ataragera hasi haje ikigabo kinini cyane koko, ishinguye kirekire. Yaraje amufata mu mayunguyungu kugira ngo atagwa hasi ku munsi w'ubukwe bwe, agakaseba. Lydia rero mu kumukoraho nta kindi yahise atekereza, yibajije umuntu utinyitse gufata igikomangomakazi. Nta nubwo we yatigiye, yahise avuga ati ariko se ngubu ko naringuye ku munsi w'ubukwe bwanjye. Ahubwo yatekereje umuntu uje afata gutya igikomangomakazi, afata mu mayunguyungu. Mu gukebuka rero yabonye ikigabo kirekire kirabara kiti meze neza mabuja. Lydia rero
ntabwo yari yarigeze abona umugabo na mbere kose. uwo mugabo nibwo yaramubonye mu maso ye mbere bwa mbere, ariko yaketse ko ari waje kwitabira ubukwe nyine. Yaramusubiza ati meze neza. wa muja we bari kumwe yarongeye abwira Lydia ati uyu musore ariko bashobora kuba ari umwana mwiza. Lydia rero nk'umuntu wari ufite undi mugabo nyine ku rundi ruhande ntabwo yagombaga kubyitaho, yahise yikomereza. ari nako bari batashye ubukwe bakomeje kumwitegereza cyane bakomeza bamureba. Yambaye neza gutaha ubukwe. Arajya gutaha ubukwe bafite ibindi bintu. Turebe ko umugabo wari mwiza, abakobwa bari bamwambariye, turebe umuhungu ko yambaye, tugamba nk'utwo ngutwo. Yakomeje rero aragenda ageraho papa nawe na mama we bari bicaye, gusa mu kugenda ntiyarebaga imbere, yari yubise amaso. Atari bya bindi by'abageni, ahubwo yihangaga guhuza amaso n'abantu benshi. Ari kera ubu ngubu useka guturumburira ahubwo ukagira ngo ari umukobwa arakureba, agaseka kanura kamaraho. Abo busha mama we rero yaramusekeye, ari nako papa amucira isira ati mwana wanjye icara hasi. Nyuma yo kwicara nibwo wari uyoboye ibiganiro cyangwa se wari uyoboye umuhango, yabwiye abantu bose bakakira umukwe. Baracecetse, umukobwa nta kindi yatangiye gutekereza. Amagambo bavuga ku mugabo we, bavuga ko afite amaso y'umutuku, ko afite ihembe agendana naryo ku mutwe. Gusa umukwe mu kwinjira yabonye wa musore bamutangiriye ngo atagwa. Niwe wari umukwe, niwe bari bagiye kuzashyingiranwa. Yari afite amaso meza ajya gusa n'ikirere. Abari batashye ubukwe baramubonye batangira kongorerana. Ati urabizi iki? Yaraje yegera umwami rero yunama gake aho kumwubamira. Kandi ubusanzwe ubundi umwami ugomba kubarara hasi ukagera hasi wese. Niko byagendaga mu myaka ya kera ukubama, iyo utabikoraga barakwicaga. We rero yunamye gake n'agasuzuguro kenshi cyane, atinda kuramukije umwami. Abandi bose bari bubitse imitwe yabo, ariko wa mwana w'umukobwa wacu Lydia we yari ahanze amaso uwo mugabo utahaye sebuka icyubahiro, utigeze agira icyo yitaho, waje akagera imbere y'umwami ntahise anapfukama. Wapi, yahise yereka umukwe k'umugore wa hari. Lydia yahise yubika umutwe nawe. Umukobwa ntiyarazi n'izina ry'umusore. Umugabo yaraje aramwegera. Papa w'umukobwa arababwira ati mureke ibirori bitangire. Abantu rero bakomye amashyi, umuziki uratangira. Bwa kera kabaye rero umugabo wa Lydia yaramubajije ati se wowe ntabwo ukunda umuziki? Lydia aramubwira ati umuziki ndawukunda. Umugabo arongera ati ntiki wanteguye se nk'icyayi cy'ibirori? Lydia yari umwana wo mu biryo, ntiyumvise icyo umugabo ashatse kuvuga. Kandi ibyo yaramubwiye ni igikorwa cyabagaho mu muco wabo, aho ku munsi w'ubukwe umukobwa yerekanaga impano afite akayigaragariza abitabiriye ubwo bukwe. Ibirori igihe rero kigeze, umukobwa yafashe umwirongi we atangira kuwuvuza, ari nako ubwoba butangira kugenda bugabanuka. Avuguza umwirongi, abantu barishima cyane, batangira gukoma amashyi. Nubwo umukwe yari yihagazeho, ariko nyine byageze aho ngaho nawe akamwenyu karaza ku maso. Bahanye impano rero, birangira igihe cyo kujya mu rugo rushya rw'abageni kigeze. Iki gihe abagore bagitinya kubi abakobwa. Mama wa Lydia rero yaramwegera amufata ikiganza, aramubwira ati ibintu byose biraza kugenda neza, we ntugire ikibazo. Aramubwira ati wowe jya wibuka ibyo nakubwiye byose. Mama yari yarabwiye umukobwa we rero, aramubwira ati mwana wanjye uzaba umugore mwiza, ujye wumvira umugabo kandi ntutumarakara. Igare rero ryo kujyanamo umugeni ryaraje. Lydia wahoraga ari ingurutse uguruka ajya mu bice agira gute. Yahobereye mama we aramukomeza cyane. Urala, yaramuhobeye aramukomeza. Yarigeze abikora n'umunsi wa rimwe ngo ahobere byibura mama we. Reka yahoraga ari aho ngaho gusa yasamye.
nibwo yabonye agaciro rero ko kugira mama wawe. Yakekaga ko atazongera kumubona, yaraturitse ararira. Ariko nyine nta kundi tu yagombaga gushyingirwa. Yagombaga kujya umugabo yari yaramushakiye. Yagiye mu igane ry'umugeni rero, ari nako umugabo we yuriye indogobe baragenda. Nariko mbaza ngo wampaye ya link. Nkuru nayitangiye nyamuneka. www.radishingira.com niho mutwumvira. Umukobwa rero yaragiye yurira igare, atangira kugenda ari nako areba abasize inyuma, abwira mama we ari nako abakira amasera ati nzabakumbura. Yari abasize kubiri kose amarere yabashokaga ku matama. Umeze se? Iyi nkuru iraza kuryoha ndabizi, cyangwa bandi bashyiriye amakaririmbo. Oya, tumwe bugufi mubwohereze kuri 0735517222. Umurongo muhamagara nabo muraza kuduha kuri 0789951811. Baragiye rero, bagombaga kugenda urugendo rurerure no kuva mu bwami bumwe ujya mu bundi. Urugendo rutari rworoshye cyane. Bageze mu rugo naho hari ibwami, hari ahantu hacecetse cyane. Aho hantu Lydia hamuteye ubwoba bwinshi cyane, kuko atari yarigeze abonana n'umuhungu na rimwe. Birumvikana umukobwa ugiye kubonana n'umuhungu bwa mbere koko. Ubwo rero ntabwo bigeze akigera hasi rero yahise abaza umugabo we ati ufite umugore? Nicyo kintu cya mbere yamubajije. Yawe ati sinone se ufite umugore? Nabize abantu b'ibwami sometimes bibaho, basanga umuntu yaraharitse kandi baraharikwa. Hanyuma rero umugabo yahise amureba mu maso. Wibuke mama yaramubwiye ati rwose ntuzigere utuma umugabo wawe arakara na rimwe. Umugabo rero yaramusubize yitonze ati nta mugore mfite. Lydia yariruhukije, yari yishimye, ariko umugabo arongera aramubwira ati ariko mfite abaja benshi bajya bahaza kwifuza kwanjye. Umukobwa yaratumwe kumva ayo magambo, umutima ati ngiye guhangana nabo baje uko byagenda uko ariko kose. Umugabo rero yasoje amubwiye ati ujye ureka kumpagarara hejuru, wowe tuzabana neza nta kibazo. Ati ikindi kandi ibintu byo kumpamagara nyiricyubahiro oya, jya umpamagara Rusiyani, Lydia Rusiyani. Abibwami rero barabakiriye. Umuvandimwe we yaraje ati turakwakiriwe n'umugeni wawe. Rusiyani ati mwakoze namwe. Ati nicyo abavandimwe baberaho. Umuvandimwe wa Rusiyani yaramubwiye ati reka negere umugeni wawe murebe neza. Ni ubwa mbere bari babonye uwo mukobwa. Rusiyani ariko aramwitambika, aramubwira ati oya, wirebe umugore wanjye. Abarinda Rusiyani rero bahise bakora ku nkota zabo. Umugeni arabibona, atangira gutekereza isi ni umuvandimwe we n'iki kindi cye. Ni nako abarinda umuvandimwe wabo cyangwa se nanone abari bazanye n'uwo muvandimwe bahise bakuraho inkota. Umugeni biramucanga, ariko Rusiyani abwira umuvandimwe we ati urakoze cyane. Arimo bivuga gutyo, yabivuganaga umujinya yarumye menyandira kaze cyane. Kaze cyane sha. Rusiyani rero ahise ashikanuza umugeni, baragenda no mu cyumba ngo ba. Nta n'ibindi birori byigeze bibera aho ngaho. Reka mu cyumba Lydia yabajije umugabo we ati ntabwo tujye gusuhuza ababyeyi se? Iyo nawe abaza utuntu turi aho ngaho gusa. Niba atarumvise impanuro mama we yamuhaye ntumbaze. Aho n'umujinya wishe umuntu akabaza ubusa. Ariko Rusiyani yaramusubije ati mama wanjye yarapfuye.
kandi umwami ntabwo anyitaho habe na rimwe. Ako kanya hahise haje abaza babiri babwiye umugore bati ngwino tujye kugutegura. Nyiramwiza wacu ngo ni Lydia nta nubwo yarazi icyo bari kumubwira, yarabaje ati muntegura iki se? Yaragiye bamukuramo ikanzu y'ubukwe bamwambika umwenda w'ijoro, bamukuye umubano mu mutwe, imisatsi irahambuka iratendera yose, bamutera umubavu ka perfume gahumura neza, bamuha n'agacyayi bamubwira ko arako kumufasha gutuza no kugabanya uburibwe. Yarabaje ati uribwe bw'iki se? Umukobwa nawe niba abanyegereje utari buze kwitwara, ntegereje kubyumva. Lydia wacu rero yagiye mu cyumba asangamo Rusiyani yiryamiye, yicara ku buriri yanga kuryama. Rusiyani rero ntabwo yari yagasinziriye, yahise amubaza ati ntabwo unaniwe se? Lydia ati ndananiwe. Kano ni kabi, ndananiwe. Rusiyani aramubwira ati ngwino uryame. Ariko umukobwa araza gake gakeya ajya ku buriri n'ubundi. Babaga ingutere yambu. Hanyuma rero umugabo ahita amubaza ati sinawe wumvishe ibihuha bamvugaho? Lydia ati narabyumvishije. Rusiyani aramubwira ati bwa mbere rero bitangira natangiye njya kuvana ikintu ahantu hamwe nkijyana ahandi ntagikozeho. Ni ukuvuga ngo yabashaga kuzana ikintu atagikozeho, akibitekereza gusa ati mereza icyo cyuma gatoya, icyuma kigahita kizana. Ni imbaraga, afite imbaraga zidasanzwe umugabo wiwe. Rimwe rero akiri muto bari ari gukina n'umuvandimwe we, umuvandimwe we niwe wari buzavemo umwami. Abizi abana bose b'umwami siko baba abami, haba hagomba kuvamo igikomangoma kiba kigomba kuba umwami. Icyo gikomangoma rero cyaje gukubita Rusiyani, nawe arababara. Rusiyani yagerageje kumubwira ati warikiye aho ngaho ari kuko uri kumbabaza. Icyo gikomangoma cyari kuzavamo umwami kirakomeza kiramukubita. Rusiyani yahise atekereza ati cyama umuriro nkagutwika. Akibitekereza gutyo, wibuka ikintu atekereje cyahitaga gikorwa. Bagiye kubona n'umwana afashwe n'inkongi y'umuriro atangira gushya. Baraje baramuzimya, ariko still n'undi yari yahiye. Hanyuma rero umwami wa kera yabaga afite ewan, yabaga ari umuntu udafite inenge na rimwe. Nibwo rero uwo mwana wari buzavemo umwami cyangwa se wari buzaragwa ingoma yahise ahindurwa. Bamugize undi kubera ko uwa mbere yari amaze kugira ubusembwa bitewe na Rusiyani. Ariko nawe nyine niko yari yaravutse. Akimara gukora ibyo bintu rero abantu bose baramwanze, abikivume. Se umubyara yahise yica nyina ngo kuko yabyaye inyamaswa. Akaba ari nayo mpamvu Rusiyani abaho wenyine. Benshi bakavuga ko ari umwicanyi, yari afite imbaraga nyinshi cyane. Iyo nkuru yateye agahinda Lydia, yaramuganiriye kugeza Lydia asinziriye nta kintu bakoze. Mwari mutegereje iki? Mwari muzi ngo ibintu bya pokoko hafi aho biraza kujya mbere, ariko wapi nta kintu bigeze bakora. Bwarakeye rero Lydia yongeye kubona abaja, ariko ntiyabona umugabo we. Yarabyutse abaja baramufata bajya kumufasha arakaraba. Barangije bamujyana aho umugabo we yarari, yaramutegereje. Hanyuma bahita bafata urugendo, aramutembereza. Hari ahantu heza, ubusitani bwiza, bya mu gitondo byari byateguwe. Baza ku meza, baza gufungura. Ari nako Rusiyani yabajije Lydia ati ntabwo wigeze utembera ukiri iwanyu se? Ariko
Lydia yaramusubije ati ntabwo nigeze ntembera na rimwe. Ntabwo yatemberaga, yari umwana wo mu rugo ukiri aho ngaho gusa. Ntabwo yari kimwe n'abana b'ubu ngubu bazi ibituri. Uzi ibituri baca? Ukagira ngo ndakubeshya se? Ntabwo nkubeshya. Niba hari umuntu muziranye ukora mu bintu by'umutekano uzabaze. Hati ni bande bantu bafatwaga na kafiyu cyane. Iriya kafi yo kuvuga ngo saa moya sangahe. Urubyiruka benshi cyane cyane. Ariko nanone amashami ku rundi ruhande wasangaga ari bo bantu bari aho ngaho batari bataha, bari aho ngaho gusa. Baraganiriye cyane rero Lydia araterura atariko mugabo wanjye reka ngira icyo nkubwira. Lydia yumva ikintu yagiye kumubwira ati reka ngira ikintu tuvugana cyo kurya ubukwe tukivuganeho, kuko wibuka umunsi wari wakeye nta kintu bari bakoze bitewe n'uko umugore yarananiwe. Uwo munsi rero wari ukurikiyeho n'iki hagombaga gupfa umuntu. Rusiyani rero ntiyamwumvise neza, ariko Lydia aramubwira ati